nkebutse inyuma numva umusirikare arankanza wihute vuba ibyo bintu ngo dore ngo biranuka ngo genda ubimena iriya ngo ibyo bintu byadutera indwa nanjye ngenda ngiye iriya. Haleluya, ngenda ngiye iriya. Hari akandi kayira ngenda ngiye iriya. Mu kujya handi iriya nabo bari guherezanya itabi, umwe arakongereza undi itabi. Abanyabyaha n'abatizera umugabane wabo ni hehe? Higorata. Naho njyewe Imana yanyinguye irembo muri bwa bushuhe numva ndi kuzamuka ndiruka, nimba ari intambwe yanjye oya ntabwo yaba ari yanjye. Ubundi muri tere nkanjye wageze muri ibyo bintu mbabwira, iyo ukubise umuntu rusasu ntabwo agwa ukora umugushi, ruramubatura. Ubwo numvise rero mbadutse ngira nubwo baramamije tungendanye narwo. Naho ni Yesu waneruye andenze igipangu, ntashoboraga gusimbuka ibyo utabasha. Yesu wawe arahari, ibyo utasimbuka Yesu wawe yagusimbutsa. Imana nishimwe, ibyo utaburana akira intsinzi kuko Yesu akuburaniye. Mba nagiye ngo ahantu nabi numva ukuguru, buriya ukuguru gufite inyigisho, kuragenda kurabyimba kurenga nk'iki kibafure. Mara amezi 6 ndi kwana kuruta umwana. Icyo gihe nageze kurengera muri koma, noneho mbona napfuye. Byarangiye inshuti n'abavandimwe kaba abahungu b'Abanyakigali nubwo tutari twakamenyana bose babimenye, ba pastori ba mushumba bose bitegura kuza guherekeza Cabugufi. Niba nabi kabwende bari baje ntumbaze, ariko nta kuntu mwatari kuza. Barangije baraza, igihe bageze aho ngaho imodoka ari nyinshi zije guherekeza Cabugufi. Ngiye kubona umurongo w'abantu baje nyuma, baraza baravuga ngo ntabwo yari serikeye twashinguramo umukozi w'Imana, ngo turamuherekeza neza. Baragenda bashaka serikeye y'VIP, barayizana ku mapine, banzana ikositimu n'amasogisi y'umweru kuko nta maboko ngira, bacomekamo. Mbona bangiriye ukuntu bategura ya serikeye, bashyiramo ibintu by'ibifufuma. Mbona bandwikirije ishuka ebyiri nshyashya nziza. Ubwo ndi kubireba ni muri serikeye nagiye. Ubwo barasohora bashyira ahantu ho gusezera ku murambo, abantu baraza bari gusezera. Ngiye kubona mbona mu bari gusezera harimo abantu 3 bafite umujinya bari guhekenya ngo mbese ngo buriya ngo bari kuratiki, ngo se ngiyo bakijyana kare ngo ubundi ngo bari kugira ngo kigaruke, ngisikiwe ngo nguno si umurata. Ari 3 burya ntawe ukundwa na bose, kandi isura zabo narazirebaga. Baraza bangenda hejuru bahekenya amenyo, ngisikiwe ngo ubusingo bari kuratiki. Ubwo ariko ntibyabujije kumerekeza. Abandi baraza n'amarira menshi ngo aragiye. Noneho umuntu umwe twasenganye muri groupe, ni perezida w'iyo groupe nabasuye, akavuga ati se none uri Imana ibeshya, uri Imana y'injajwa. Ejo bundi dusenga uyu mugabo ntiwamubwira ibyo ugiye gukora, nisi nibi wavuze. Numva arabivuze ari hejuru ya serikeye, aragenda ariyumanganya ariko afite agahinda, ariko kuva se ubu nanjye nzongera ngukorere, none si ibi nibyo wavuze. Ubwo aragenda ageze aho agera, ituburanira tudahari. Ageze ahantu ari bugere, abandi bamaze gusezera. Funga neza serikeye, terura mu modoka ibishinzwe, shiramo serikeye. Agahungu kanjye gafata igifoto, ni nako gahungu mfite ifoto yanjye, umukobwa wanjye